guys ni ukuvuga ngo urukundo no gushaka ahazaza hawe ni ibintu bibiri bitandukanye. Urukundo amarangamutima ni ibintu bitandukanye cyane no gutegura ahantu ahawe heza hazaza. Iyo winjiye mu rukundo mvuga ntago ari rwa rukundo rwo wenda wagirira abantu bose rukundo, rwa rukundo ugirira abavandimwe, rwa rukundo ugirira famiye, rwa rukundo ugirira abantu, ntago ari rwo ndi kuvuga rwa rukundo rwa rundi rwa sheri shushu, kuryamana, kumva nyine irari ryabishe. Urwo ni rwo rukundo ndi kuvuga rudahura na gato ku iterambere ryawe. Ni ukuvuga ngo iyo urwinjiyemo ruriya rukundo rw'irari, ruriya rukundo nyine rwo kumva ngo sheri shushu, iyo warwinjiyemo kandi ukaba ufite intego yo gutera imbere, menya neza ko aho ngaho neza ukimara kubitekereza no kubishyira mu bikorwa, ko wakunze runaka kubera ko ateye neza, kubera afite amabuno meza, kubera afite amaso meza, ni ryarari, kubera ko atambuka neza, kubera ko ukuntu areshya, ukabona nyine uhugiye muri ibyo gusa, ukumva nyine mu mutima wawe, mu mubiri wawe uramwifuje, ukumva umugiriye irari n'urukundo. Menya neza ko niba wari ufite iterambere ushaka kugeraho, birapfuye byose. Wa mwanya uri kujya gutereta wa mukobwa cya kizungerezi, wa mwanya uri kujya gutereta na wa muhungu mwiza wateruye, wa muhungu mwiza nyine abantu bareba bakararama, ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri ibyo ngibyo, menya neza ko iterambere ryawe rihagarariye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo urukundo n'ubutunzi cyangwa se urukundo no gushaka ahazaza no gutegura ahazaza hawe heza bijyanye n'ubukire birahagaze, urabyangije, urabyishe. Tujya niga primaire rero mana baraniretaga byatari uduhungu, noneho kandi nemeza nk'agahungu nyine numva nta n'ibintu byinshi, nta n'ibintu byo gutekereza abahungu rwose, numvaga wapi, kubera ko ndi wa muntu wakinaga amabiye, ndi wa muntu wo kujya gukina umupira, ahantu hose nisangagamo, hahandi nakinaga na saye n'amabigibigi, ibintu nk'ibyo byose nyine narabivanga, ugasanga nyine nta santima nagiraga na nkeya pe z'abahungu, cyangwa se kumva ngo inkundo reka. Noneho umutipe umwe muri abo ngabo bazaga ngo bagiraga hari ukuntu babonaga nk'igihagararo, bakabona nk'umuntu ngo ni mukuru kandi ari umwana, yajya mu gisirikare yagerayo bagahita bumva imyaka ntago yuzuye, bagahita bamusubizayo agasubirayo. Abahungu rero nibo twiganaga nabo baturuta. Ndabyibuka umwe na chef de classe arantereta rwose utwandiko iki, noneho reka nzazanyandikire sasa, aranyandikira. Oya, hari ukuntu yikubaga mu rugo, yakundaga kwikuba mu rugo, umusazanye nkurikira, uwo nkurikira andusha imyaka 5, niwe rero niwe wanganaga nawe, ahubwo umuhungu ashobora kuba yanganaga na musaza wanjye, uwo nkurikira andusha imyaka 5. Noneho umutipe wanyandikiye we noneho baranganaga, noneho yandika kandiko, arangije ashiramo n'amabombo na za biscuit n'amafaranga n'iki, arangije abihereza umukobwa w'inshuti yanjye ngo abimpe. Reka noneho azabimpe sasa, rero ndasara nabwo nta soni, ndagira umujinya uranyisha, mpita ngenda njya no kwa diregiteri. Hari diregiteri twari dufite, baravuga ngo turanasa, ngo ndi mushiki, bavuga ko ndi mushiki we, niga primaire, twarasaga nari nabibonaga. Ubwo mushira byaye nibyo siko yakabimpaye, bigejejeyo diregiteri arasara, avuga ati byagenze gute? Nabwo ni umuhungu uyu n'uyu yanyandikiye, urumva, none reba ngiye ari gushaka kuntesha umutwe, kandi ngiye nshaka kwigira, none ari kuntesha umutwe. Niga mu 5 primaire, umva ubwenge nari mfite shayo mbukomeza. Uwo mutipe bahise bamuhamagaza muri ofisi ya diregiteri mu biro, araza aramukubita, mushyira hasi aramukubita,
aravuga ati ibi ni ibiki uri gukora iki mwaje gukundana n'iki, aramukubita. Arangije ahita amutuma n'ababyeyi, mvuga ukuntu byari bikaze icyo gihe, amutuma n'ababyeyi baraza bahita amuhereza icyumweru asaba imbabazi n'iki, mumbabarire n'iki, bamuha icyumweru aragenda. Icyumweru gishize aragaruka ku ishuri, noneho si ukunyandika, yari shefu de classe, akanyanyandika mu basakuje, ntasakuje, ndangije noneho ndongera nsubirayo njya kubibwira diregiteri. Byabaye ngombwa ko uwo muhungu bamufata bakamugurana no mu rindi shuri, bamuvana muri iri shuri ryacu bamujyana mu rindi. Noneho biza kugera mu rugo kubera ko yakundanaga na musaza wanjye, umva so guserereza. Noneho bakajya bamuserereza, igenda acyubitse umutwe, umva yari mukuru mana, iyo mbyibutse ndumirwa. Abahungu ba kera bari bacanye ku maso, ariko bari n'ibigoryi. Nose ugwambwira gute ko waba ufite imyaka 18 19 ugatereta umwana w'imyaka 11 12 w'umukobwa? Icyo gihe numvaga reka nta bintu byajyagamo. Noneho numvaga ko ngiye ndi gufokasinga mu kwiga, numvaga nyine kubera ko nabaga n'uwa mbere, nagangu twabaga umwe yabaga uwa mbere mu gihembwe kimwe, ikindi gihembwe akaba wa kabiri, gutyo tugasimburana. Noneho yibeshye abo uwa mbere ibihembwe bibiri biyikurikiranye, naramutegaga nkamukubita. Baga dutashye nzi ko yabaye uwa mbere inshuro ebyiri, yari fire, nkagenda nkamutega hari buce, nkamukubita nkavuga nti we n'undi munsi uzongera kuba uwa mbere bikurikiranye, uzajya uba uwa mbere uyu munsi ubutaha, gutyo twari tubiziranyeho. Hari wagira ngo sinzi. Noneho hari ukuntu nagiragamo intege nkeya, hari igihe umuntu yagiragamo intege nkeya ugasanga wa muntu nyine none agutambutseho. Abo wabaye wa mbere rero inshuro ebyiri kurikiranye ugasanga ndabimuhoye, kubera ko karaga ngo kananutse ukuntu kitondaga, kabona nyine kananutse karaho kamagara makeya, ariko nagako bitaga, urumva. Noneho ngeze segonderi nabwo birakomezwa. Abantu mwereka nkubwire, udukobwa dutoya buriya twiga tuba twaraguwe. Udukobwa duto twiga duhura n'ibigeragezo byinshi, batangira gutereta ugitangira utari wanapfundura nibera hari bagatangira gutereta. Urumva ko icyo muhungu cyo nagize ku buryo n'abandi bahungu byose byabereye urugero mu kigo, nta muntu wari usigaye amubwira ubusa. Barantinyaga nyine gutereta n'iki, kubera ibyo ngibyo nyine nakoze, nashyizeho gasopo. Arangije noneho segonderi abanyeshuri twiganaga bari bakuru. Abantu ba kera bigaga ari bakuru, niba mutabyumva sinzi impamvu mutari kubyumva. Abantu kera bigaga babaga ari bakuru, noneho twebwe twabaga turi batoya. Ariko abahungu bakunda gutereta udukobwa hari dutoya. Ibyo neza noneho numvaga abanyeshuri numvaga wapi, noneho nteretwa n'umuntu noneho undusha imyaka 10 sibwo byarangiye ndushakanye, ubuzima bwanjye bugahagarara gutyo. Za ntego nari mfite birahagaze. Mu wa gatatu segonderi nibwo nari ndangiye mu wa gatatu segonderi, ariko byanga byakunda navuga nti ko biri kose wenda nubwo wenda nshatse ndi muto, ariko byanga byakunda ngomba kuzarangiza amashuri. Ariko urumva ko nyine nubwo uvuga ngo uzarangiza amashuri ntago uba ugifite za ntego wari ufite, uba umeze nk'umuntu noneho wacitse intege, wacitse amazi tu. Ndangije Imana aha hantu sinzi na muri kubyumva. Umuntu wese w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu nambabarire, ari ibintu by'inkundo, ko niba ujya kwinjira mu by'inkundo mu by'irari bizakwicira hazaza hawe, kandi ari uri kuhategura. Niba uri gutegura hawe ejo heza hawe, ivane mu bintu by'inkundo. Niba usanga abasaza bari kumera nkaho bari muri tour d'âge, bari gusubira inyuma bakajya gukundana n'udukobwa duto, kubera ko cyagiye bashakishaga ubuzima n'amafaranga, birengagije ibintu byo kugira gute, byo gukundana, byo kujya muri bya bindi byo gukundana, ngo sheri shushu, ngo ufite amabuno meza, ngo ufite amaguru meza, nkunda amaso yawe, ngo iki. Ibyo bari barabitaye inyuma, badashaka no kubireba, bakomeza fokasinga imbere y'iki bashaka kugeraho. Bamaze kubigeraho, bamaze gukira,
noneho ubu nibwo bari guteta bwa bwana butoye kubera ari abasaza ariko bagatanga amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo wa mukobwa we, wa muhungu, niba ushaka kubaka ahazaza heza, reka ibintu by'inkundo, reka ibintu by'irari, reka ibintu byo kumva wajya mu majipo, reka kumva ko nyine wareba umukobwa ukamusarira, reka kureba umuhungu wumva uramukunze n'abantu mwe. Ibintu byo gushaka gutera imbere n'urukundo ni ibintu bidahura na mba, ni ibintu bidahura na mba. Ikindi ngira ngo ngire inama ku bahungu, wa muhungu we, niba ushaka gushaka, wenda tuvuge urize urarangije cyangwa se urashatse amafaranga, ubonye ubuzima, ugiye gushaka umugore, reka gushaka umugore ugendeye ku irari ryawe, reka gushaka umugore kubera ko afite ikibuno cyiza, reka gushaka umugore kubera ko afite inzobe inyoye, reka gushaka umugore ngo kubera ko ngo wabonye afite amaso y'umweru dede, reka gushaka umugore kubera ubwiza bwa hawuzingi bw'inyuma ku ruhu cyangwa se imiterere. Oya, shaka umugore niba ushaka kugira ngo ubuzima bwawe buzakuryohere, niba ushaka kugira ngo uzakomeze nyine ushakisha amafaranga, shaka umugore udakanganye ku isura, utari mwiza bihebuje. Mubifata uko mushaka, ariko ndagira ngo mbabwire ukuntu bimeze. Niba ushaka kugira ngo ukomeze utere imbere, reka gushaka umugore w'ikizungerezi mwiza pe. Oya, ibyo bireke. Reba umugore wo ufite umutima wo kuba yakubaka, kandi wowe gushaka umugore kubera ko wowe umukunze. Shaka umugore kubera ko we ubona gukunze kandi yanakubaha. Kuko nushaka umugore ukunze wowe we atakwiyumvamo, uzabwahagira, niho uzasanga asubira inyuma, niho uzasanga ari gutegeka, niho uzasanga ari gukoresha buri kimwe cyose, ukamera nkaho wagira nk'urugero boye. Hari abagabo bameze b'inganzwa, hari abagabo b'inganzwa, ugasanga umugabo ni inganzwa mu rugo, nta jambo afite kubera ko ngo afite umugore mwiza, ngo abantu bose ngo bavuga ko yashatse umugore mwiza. Ugasanga umugabo wenda ni mugufiya, ku isura ntabwo ari mwiza, yajya gushaka ikigore cy'igishongore cyiza, noneho ugasanga ari kubiruhira kugira ngo umugore atazamwanga, umugore atamuvaho. Abantu baravuga ngo iki, ugasanga nibyo ahugiyemo. No kumufuhira bigatuma udashobora kuba wavuga ngo ugiye kure, ngo ugiye gushaka, ku buryo bashobora no guha n'akazi ahantu kurukanga kugira ngo umugore wawe ntabwo wamusiga. Hari n'abagabo bameze gutyo, ugasanga bavuga ngo ngiye mfite umugore w'ikizungerezi ngo mwiza, ngo ntabwo namusiga, ngo ntabwo nakwemera ngo ko ajya mu isoko guhaha, sinakwemera ko ajya gusura abantu, sinakwemera ko acuruza, mbese ugasanga umugore nyine ahora ameze nk'aho ari ahantu hamwe gusa, kubera ko ngo ni mwiza, ngo abantu bamutereta. Ibyo bintu wa mugabo bikwica mu bwonko, bigatuma udatekereza neza. Niba ufite umugore ukaba umufuhira, ukaba ufite umugore akaba adashobora kujya ahantu runaka, ukumva ko ibintu byose ari wabikora, birangira nyine wowe ubwawe wiyibagiwe, ukaba utagishobora kuba wavuga ngo ufashe umwanzuro wo kujya gushaka amafaranga. Niba ushaka gushaka amafaranga, niba ushaka kugira ngo ubone amafaranga kandi ugere kure ku iterambere ryawe, ugere ahantu wifuza kugera, reka ibintu by'amarangamutima y'irari ufitiye umuhungu cyangwa se umukobwa. Ibyo by'inkundo by'irari no gushakana n'ubwiza n'iki, ubyibagirwe, ubundi ushakishe ubuzima. Numara kububona, noneho ushake umugore. Ariko ikindi hano mbabwiye ni ukuvuga ngo wa mugabo, niba ushaka gutera imbere, wishaka umugore w'icyuki cyane. Uwo mugore w'icyuki cyane azagutesha umutwe, shaka umugore udakanganye, utari mwiza bihebuje. Shaka umugore udafite ikibuno kirangaza abantu, shaka umugore uringaniye ku isura, shaka umugore nyine ushobora kuba umutima w'urugo. Arega umutima w'urugo bitandukanye n'isura, na cyane ko abakobwa banyine bazi ko ari beza, bazi ko bateye neza, bazi ko bakenewe, bakunda kuba feke, bikunda kubapfira ubusa ibyo bintu. Ugasanga nka Shadibu ni mwiza, ariko wajya kureba ugasanga ahungu bakundana nako ni akantu kari aho kakavuga, kakamayibubu kari aho kadashinga.
ugasanga ni akantu nyine ka fake, kibaza uyu mukobwa aka gahungu byagenze bite. Ni ukuvuga ngo iyo uri mwiza cyane uri umukobwa mwiza cyane ugera aho nyine ukiyumva ukumva ko nyine urenze, noneho babandi nabo bakakubona nk'aho urenze koko, wazarangiza wamara kwiheba ugahita ukundana n'agahungu kadafite aderesi, kari aho gutyo kari muri mangamanga, nawe ukajyaho ukayobera ikintu ugakundira bikakurenga bikakuyobera. Ka gahungu nako ukunze nako ukiciye ubuzima. Ni ukuvuga ngo niba ari umukobwa ari sireyi akaba akunze agahungu k'abandi, arakazanye akushyize muri bwa buzima bwe, barirasohotse, bariye isi, bariye amafoto, amavidewo, iki byose byose, wa muhungu ari guta umwanya we wo gushaka amafaranga. Ibyo ngibyo umuhungu arimo ari kumwe n'umusireyi runaka mu rukundo, nta kazi ari gukora, ntakere kurya hiti gutyo gusa y'ubugoryi, arutwa na wa muhungu wirirwa atunda umucanga cyangwa wa muyedi wikorera itafari. Nta n'ahantu bahuriye. Wa muhungu uri guterura itafari, wa muhungu uri gutunda umucanga, ari kuvuga uti wenda ku munsi ndi kwinjiza 3,000, ndi kwinjiza 3,000, ndi kuryamo 2,000 nkabibika. Mu myaka 5 iri imbere cyangwa 10, nkurikije ukuntu nkora, niba mu cyumweru nduhuka iminsi 2 cyangwa umunsi umwe, mu cyumweru ngomba kuba mfite 20,000 byanjye. Akabara ati mu myaka 5 nzaba ngeze kuri iki. Mu gihe handi ukundanye na Slay Queen bari kurya show gusa, tumwe yihe nzoga, tumwe tekira, tumwe amarura se, tumwe iki, G&B, tumwe iki, ugasanga nibyo bibereyemo. Turasohokera uyu munsi, ese ari akahe kabari karyoshye, ni akahe kabari gashya baherutse gufungura mu mujyi wa Kigali, tujye The Wave, tujye hehe, ugasanga nibyo bibereyemo. Urambara izihe nkweto, urambara iyihe myenda, shaya parufe yanjye yashize, wibuke nzanire parufe, ati shandi ibyo wambaye ntabwo bijyanishije. Urumva ubwo buzima barimo, barangiza ngo ni ubuzima bw'abantu bagezemo kandi bari kurindagira, nta kintu na kimwe bafite, nta hepfo na ruguru. Noneho wa muhungu uri gutunda itafari, uri kwikorera umucanga, abantu bari kumuseka, yes bari kumuseka, ni umukene n'iki, ariko niwe uzi ahantu ubuzima ari kubujyana. Byose yarabyirengagije, yego wenda kubw'amahirwe nta n'amafaranga afite, ariko ikintu gitangaje rero nanone ahangaha tukiri aha, usanga abantu batunda umucanga n'abantu bubaka, inzoga zarabishe, ni ukuri kw'Imana, baragiye inzoga, ibiyobyabwenge biragenda birababata, noneho ubwo amafaranga bakorera nta n'ikintu bubamarira. Nicyo kindi kibabaje. Kimwe n'abangaba bacukura imisarani, abacukura imisarani, abatunda imicanga, abapakurura, ujya gusa ugasanga n'izi babaye akazizi, babaye abasinzi mu mutwe, amaraso yivanze n'inzoga, inzoga zabaye nyinshi kurusha amaraso mu mubiri. Ariko ari umuntu utanywa, udafata ibiyobyabwenge, reka mbabwize ukuri, wa muntu ukundanye na Slay Queen, wa muntu ukundanye na Slay King, birirwa basireyinga gusa, turambara iki, turasohokera he, turakurya iki, turamera gute, turagenda mu modoka imeze gute na gute, icyo gihe urumva bari gukonsoma, nta kintu na kimwe bari kwinjiza, ahubwo bari gusesagura, bari gukura mu byo bari bafite. Barushwa agaciro na wa muhungu wirirwa atunda umucanga ariko azigama, niyo yaba azigama 100, nta hantu na hamwe azahurira n'uriya na bariya bajya kwaya ngo bagiye gusohokera ahantu hahenze, bagiye kunywa inzoga zihenze, nta hantu bihuriye. Rero niba ushaka gukira, niba ushaka gutegura ejo hawe heza, nk'uko twicuza ubu ngubu ko twarashatse turi abana bato, reka urukundo ushaka amafaranga.